ako kazi gakore utarimo gutukisha Imana, kuko uzabibazwa na sobuja ari we Imana yawe, cyangwa uzabibazwa n'uwaguhaye umurimo. Haleluya. Ahantu uherereye hose fata inshingano yawe uyigendemo neza, inshingano aho ukora yigendemo neza. Imana turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Umunsi rero tugarukanye ijambo rishya, nizere ko muraza kuritega amatwi. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota, niwe ugiye kuritugezaho. Murakoze cyane, reka tumwakire tugezeho ubutumwa yaduteguriye. Haleluya. Haleluya. Tunejejwe n'Imana mu mutima wacu, kuko Imana idukunda. Tugarutse imbere yanyu tuzanye icyigisho cyo gufasha abakozi bakorera abizerwa. Haleluya. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana y'ibyiringiro, Imana ijya yibuka imirimo, iyi saha turaguhamagaye. Uzubane natwe, ubane n'umuntu wese udukurikiye, uturamburire akaboko, utugirire neza. Kumva gusenga kwacu, tuguciriye bugufi, ube Imana. Kandi dufite ikigisho, twemera uzukiyobore, gisobanurwe n'Umwuka Wera. Ntihabe njye, habe wowe Kristo. Kandi abashaka kucyumva ndetse n'abagikwiriye, ubaye kucyumva kigira icyo kibamarira. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Tugeze ku ndunduro y'umusozo wa byose, tugeze ku ndunduro y'umusozo wa byose. Umwami Yesu araje, wageze ku irembo. Tugeze ku ndunduro y'umusozo wa byose. Umwami Yesu araje, wageze ku irembo. Ubutumwa bwaravuzwe ngo Yesu azagaruka, n'iki gisigaye ngo Yesu agaruke. Tugeze ku ndunduro y'umusozo wa byose. 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 Haleluya. Tugeze ku ndunduro y'umusozo wa byose. Haleluya. Abantu bagiye bababwira ubutumwa bakavuga ngo ntibizaza. Abantu bababwirije gukiranuka aho bakora, yaba mu mabanki, yaba mu mavuriro, yaba
ku hantu runaka, yaba mu kazi runaka, bakababwira ngo nimukorere neza ababakoresha, yaba mu murimo w'Imana bakababwira nimukorere neza Imana yanyu, yaba abadiyakoni nimukorere neza umurimo w'Imana. Haleluya. Yaba bakorera abandi, Imana ikavuga ngo nabo nibakore neza ntibabyumve. Ariko Imana ivuze namwe aya magambo ngo Imana igeze ku ndunduro wa byose. Hari indunduro ije kuri buri wese. Imana iragira ngo buri wese agende neza mu byarimo kandi akiranuke mu byari gukora, amenye ko inyuma y'abazwa Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cyandikiwe Timoteyo wa mbere. Turasoma ibice 6, dusome kuva ku murongo wa mbere, turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo inshingano y'abagaragu. Abagaragu b'imbata bajye batekereza ko abashebuja bakwiriye kubahwa rwose, kugira ngo izina ry'Imana n'inyigisho zacu bidatukwa. Kandi abafite abashebuja bizera be kubasuzuguzwa nuko ari bene data, ahubwo barusheho kubakorera, kuko abagirirwa uwo mumaro ari abizera n'abakundwa. Ujye ubigisha ibyo, ubibahugure. Amen, amen. Hejuru ititere cyangwa intego mfite iravuga ngo inshingano. Ni ijambo inshingano. Haleluya. Inshingano niyo ntego mfite y'iri jambo. Ahangaha Imana yiritegereje isanga hari abantu bakorera abagaragu babizera, ariko bamara kugera kubakorera, cyangwa hakaba hari abantu bakora umurimo w'Imana, hakaba hari n'abandi bakorera abagaragu babo bitewe n'ahantu runaka bahurira. Noneho ngo byaragendaga abizera, wajya gukora usanze ugeze mu bizera ukifata uko utabonye, ukavuga ngo nta kintu ari buntware. Ariko Imana itanze inshingano ku muntu wese, inshingano ku mukozi bitewe n'aho ari gukora irasohotse. Niba uri umukozi mu nzu y'Imana, inshingano yaje ivuga ngo baguhugure ukore umurimo w'Imana neza nk'uzawubazwa, nk'uzawumurikira sobuja wawe Imana yawe. Nimba hari n'ahandi ufite akazi runaka, itangazo rirasohotse ngo ako kazi gakore utarimo gutukisha Imana, kuko uzabibazwa na sobuja ari we Imana yawe, cyangwa uzabibazwa n'uwaguhaye umurimo. Haleluya. Ahantu uherereye hose, fata inshingano yawe uyigendemo neza. Inshingano aho ukora yigendemo neza. Imana ivuganye nawe ngo irinde ko iyo nshingano uhagazemo aho ukora, irinde ko iyo nshingano uhagazemo aho ugenda, aho ubarizwa runaka, aho ukorera akazi, ngo utazatukisha Imana yawe. Aho ku iyo nshingano ujye uyikora, bitume ushimwa n'Imana n'abo ari kugukoresha, abizera n'abizerwa, ngo mubashe gutuma izina ry'Imana ridatukwa. Haleluya. Reka nkubwire, waba ukorera ahantu ntagera, waba ukorera ahantu bene wanyu batagera, waba ukiranuka, ariko wagera mu kindi gihugu cyo hanze ukavuga reka, cyangwa mu kindi gihugu kiri hafi, cyangwa mu ikaritsiye iri hafi, cyangwa se uri mu mujyi utandukanye n'ubundi, uri Muhanga undenda ari Cyangugu, ukavuga ngo ntabwo bazabimenya, ubwo aho nzakura icyemezo cy'itorero ari kure batazamenya ibyanjye, hinganukisha umurimo w'Imana. Ariko Imana ivuganye nawe ngo have. Haleluya. Gutukisha umurimo w'Imana witwashe ngo uri mu bizera, witwashe ngo ntabwo bari bukuvuga, ahubwo kora neza. Fata inshingano yawe uyigendemo neza.
Imana ishobose kugenda mu nshingano yanjye mu byo nkora, nawe ndagusabira Imana igushoboze kugenda neza. Inshingano wahawe uri mu isi uzazibazwa kandi uzazimurikira Imana. Hari umuntu utazi gusoma, we wahawe gusoma. Hari umuntu utarize, we wahawe kwiga. Rero ntabwo umuntu azabazwa inshingano y'undi, ahubwo wowe bitewe n'ibyo Imana yaguhaye mu isi, bitewe n'aho Imana yaguhaye gukorera, bitewe n'icyo Imana yakubikije, Imana izakubaza inshingano yaguhaye. Buri wese rero atunganya inshingano ye kugira ngo itamubera icyaha cyangwa itamuzaniramo igitutsi imbere y'Imana cyangwa ikamuzaniramo gutukisha Imana, ahubwo inshingano yahawe ayigendemo neza. Reka dusenga Imana. Urakoze Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Turagushimiye ko n'inshingano waduhaye mu isi buri wese mu kazi akora, ko n'abakozi wabahaye ijambo rivuga ngo bakore neza badatukisha izina ryawe. Nyuma rero umuntu wese udukurikiye umufashe kubw'inshingano yahawe aho iri hose, aho iherereye ntabwo mazi haratandukanye, ariko buri wese umufashe avuga ngo inshingano ndi gukora ni kuyikora neza idatukisha Imana, hanyuma uduhe kugaruka no gukora ibyo tuzahemberwa. Fasha umuntu wese peque stofai dokerebo sovi hagrere mando tutayabinifagre, udufashe kugira ngo inshingano twahawe tuzazimurike neza, maze nawe udushimire ko tuzaba tutaragutukishije mu isi, kuko tuzaba twarazamuye izina ryawe. Tubera Imana rero, ufasha buri wese, twibutsa abarwayi bakize, afite ibibazo basubize, afite amadeni bishyurire, abafite ubukene bwo kwambara ubambike, ababuraye bagaburire, abadafite amafaranga bakemurire ibibazo yabahe. Buri wese mu mwanya we turamwibutsa aho aherereye. Hari abananiwe kwishyura ibitaro, hari abakiranuka bikabagora saa sita bagasubiramo, abo nabo bakomeze bakiranuke. Hari abahugurwa ntibumve bakabigumamo, abo nabo turabibutse. Turasenze Kristo kugira ngo iyi saha usubize umuntu wese ibijyanye no kwifuza kwe. Ngaho tubera Imana, tanga umugisha kuri buri wese aherereye n'uyu mwanya, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen.